nshuti neza amatwi turagarutse mu gice cya gatandatu cy'inkuru yacu Power Love. Mu gice cya gatanu rero twari twagarukiye aho Papa Bella ndetse n'Umulisa hamwe n'umushoferi bari berekeje iyo ku kibuga cy'indege baherekeje Bella, ariko kandi nyine bari buhite banakomeza muri gahunda zabo ku Kibuye. Rafiki yarasigaye ku rugo hamwe n'umukobwa w'akazi ndetse n'umusaza w'umuzamu. Rafiki rero yarahagaze abitegereza anabapepera, nuko abwira Bella ngo ibyo agiyemo nyine azabigirire mu mugisha, gazagirire ibihe byiza mu gihugu cy'Ubuhinde. Bye, mbifurije ibihe byiza. Yongoreye Bella nyine kamwifurije ibihe byiza muri gahunda agiyemo, nuko muze Aphrodite nawe yasize abwiye Rafiki nyine sawa turagiye usigare ku rugo amahoro. Urugendo rwarakomeje rero, urugendo rwabo nyine ruratangira. Rafiki nawe nyuma y'akanya agaruka mu nzu. Icyo byo ni ihuriro, iki cya gatanu twari tugisoreje. Niba utarakurikiye ibindi bice cyangwa niba utarakoze subscribe cyangwa niba uri mushya hano nyine ushaka gukora kuri subscribe, niba utarakurikiye ibindi bice ukagenda ukabikurikira, ndetse ntibagirwe like, comment n'ibindi. Rafiki yagumye mu rugo rero amasaha y'icuma nkuko yaricaye muri salo yirebera televiziyo nyine, gahunda ze zo mu rugo asa nk'uwazishyize ku ruhande yazirangije. Nuko amasaha yo kujya ku meza nyine abarageze, ahindukiye abona umukobwa w'akazi araje. Igitangaje rero umukobwa w'akazi nyine umwe Bella yavugaga ngo yabonye afite amataye, ngo niba akunda amataye subwo ntazamutwara. Ubu umukobwa w'akazi wagira ngo nawe yarabizi ko babivuzeho, yaje yambaye robe de nuit ibonerana cyane kandi nayo ngufi, azi iruhande rwa Rafiki. Karibu ku meza. Nta gushidikanya rero uhita kubona umwenda we yambaye imbere, ndetse yari yambaye akenda gato cyane kandi n'inzira akanyuzemo zose ukazibona rwose. Rafiki asa nk'uwikanze, araza neza ahagarara imbere ya Rafiki. Nabitunganije, karibu ku meza. Rafiki rero ibyo kureba televiziyo byahise bijya ku ruhande, ahubwo akomeza kwirebera uwo mukobwa w'akazi. Okay, ngagenda ndaje. Umukobwa ahita ahindukira nyine agenda yiryagagura, nuko yari afite inyuma hadanje. Nuko Rafiki nyine arebye uburyo agenda asigara yibaza mu mutima ndetse anatekereza, uzi noneho katangiye kunshyira mu kigeragezo gikomera, mwakagira Imana mwe, ubu biravamo, ubu ibi ndabyiza kubyihanganira mbishobore. Uwo muza Aphrodite na madamu we bazagaruka ejo cyangwa ejo bundi nkiri kumwe n'uyu muntu uri kuntega imitego gutya, koko tukanyitwaraho gutya nkifite umutima wihanganira, simbizi, ariko nitambika ngiye nzamwemeza. Rafiki yarategereje nyine, nuko arahaguruka aganiye muri sala amanje nyine muri dining ajya kurya ibiryo. Ageze ku meza nyine asanga umukobwa w'akazi ari kunywa akaji ndetse n'ibiryo biteretse imbere, ariko anywa ako kaji nyine yiryagagura ukuntu, atereka amaso imbere ya Rafiki, reka sinakubwira. Igitangaje kandi mu buraya bwinshi nyine kaka robe de nuit yari yicaye ku buryo kazamuka, ibiro byose biri mu kirere. Rafiki yaramwitegereje, nuko yegera nk'aho atamubonye nyine arijijisha, nuko aricara nyine atangira kurya amaze kwiyarurira. Mu ipantaro Rafiki rero yari iri gutera nyine ngo nsabira, nawe yatangiye kubura uko yifata nyine, yatangiye kubura amahoro. Ikindi kandi biriya bintu nyine ngo bijya byikora, Rafiki kuva yawe ukabona izuba ntarakoraho ibintu ni nk'uko yari yarabibwiye Bella, ntiyari yaragakozeho urukundo nyine. Gusa nawe yatunguwe no kumva uburyo arimo kubyiyumvamo cyane, yumva afite ubushake bwinshi cyane, afite ubushyuhe budasanzwe. Aricara atangira gutamira, ariko igitangajwe kubitanaga ijisho n'umukobwa w'akazi. Umukobwa w'akazi yigirishaga amasoni cyane, akirebesha hirya nyine, ariko arimo anatereka amaso. Yagaragaraga nk'umukobwa nyine ushishe ifiriti yaramaze kumuyoboka, ariko wa mwana we burya uteye neza, arateye kabisa. Rafiki yamubwira iryo jambo nyine amuvugisha utuntu two kumutesha umutwe kugira ngo arebe uko yifata, yari yabuze control nyine. Rafiki kandi uratangiye, njyewe sinshaka ko nserereza nyine, sinshaka. Uri na sheri wa Bella twese turabizi, nta kintu twavugana njyewe. Umukobwa nawe akamungera mutwe tuntu nyine ashyushye umutwe Rafiki, bose bari bameze nkaho bari gukina umukino wo kwihishana. None se niba uri gusheri wa Bella kuki wambitse ako kantu kabonerana kandi nako kagufi, none dore ukuntu wicaye wanakazamuye. Niba ubizi ko ndi sheri wa Bella kuki wambitse ako kantu wanakazamuye umeze nk'ushaka kungusha mu mutego kanabonera, hanyuma ukanigendesha kuri ngaho. Mbabarira noneho njye kubikugakuramo, babarira niba nakubangamiye, njye guhindura nambara ibindi. Ashyiramo utwo tuntu nyine akomeza gushyushya Rafiki mu mutwe. Rafiki nawe bimaze kumushyuhana byakomeye, ahita yijijisha, nuko ifurusheti ahita yigusha hasi munsi y'ameza. Nuko nta gutinda ahita yunama nyine kugira ngo agiye gutoragura ya furusheti munsi y'ameza yari iguye. Ageze munsi y'ameza rero biramucanga kubona kakenda kazamutse nyine, umukobwa w'akazi afunga amaguru ayongera yafungura vuba ameze nk'ufite ubushyuhe bwinshi nyine. Rafiki atinda munsi ngo ari gutoragura ngo ifurusheti yaguyemo.
Rafiki rero nyuma yo kubona ibyo byose nyine, nyuma yo kubona ibiro by'uwo mukobwa nyine byari biteye amabengeza cyane, Rafiki byaramucanze rero atarava munsi y'ameza nyine, nsabira byagiye kure bwombo ahita azamura akaboko afata ku kibero cya wa mukobwa nyine aratuza rwose akanya. Rafiki amukoraho aramwitegereza, nuko wa mukobwa yashize akanya asa nk'uyikanga. Rafiki ariko ubundi kuri sheri wa Bella, ubundi uranshaka iki wanditse ko ufite sheri? Uragira ngo nkubaganire nundangiza usige ndi kugushaka wanditse? Reka twikomereze kwa muza Aphrodisi baherekeje Bella. Indege rero imaze guhaguruka nyine yari itwaye Bella, muza Aphrodisi na mama Bella ndetse n'umushoferi bari mu modoka. Muza Aphrodisi ahita atera imibare, reka buretse gato shoferi genda uparika hariya hirya. Muza Aphrodisi rero nta muntu yari akizera, yumvaga afite wasiwasi mu buryo budasanzwe. Ahita afata umwanzuro abwira umushoferi gusubiza imodoka mu rugo, ndetse abwira umurisa ko hari imodoka igiye kubatwara, ko batari bujyane n'umushoferi. Yahise atekereza ibyo rero, afata umushoferi wa kampani nyine ikodesha amamodoka, kugira ngo nyine hagize n'ikiba bibe ari ibintu biri ku murongo kandi bisobanutse. Umurisa yabaye nk'uwikanga, ashaka kwanga ko bajya gutega nyine imodoka yo muri iyo kampani ya transport, ariko muza Aphrodisi amubwira ko bidashoboka, ko ari bwo buryo bishakamo, ko ashaka kugenda yisanzuye, adashaka kubajyana n'umuntu bamenyeranye. Ndetse aranamubeshya amubwira ko iyo modoka ifite akabazo, ashaka ko umukanishi ayijyana kuyikorera entretien nyine, akajya kuyikora neza no kuyishyira ku murongo. Umurisa nyine abura icyo arenzaho, yumvaga ibyo muze amubwira byose nta kintu kimuha uburenganzira bwo kubihakana nyine, abura ingingo yamurengera. Nuko bahamagaza imodoka nyine ya kampani ya transport itwara abantu nyine, izana imodoka ya prive yo kubatwara ku Kibuye. Bageze ku Kibuye ku mazi, bafata hoteli ndetse bafata n'icyumba bari buraremo, ndetse muza Aphrodisi icyoba no makenga nyine no gukomeza gutekereza cyane, yita ku mugore we kugira ngo arebe akantu kose akoze kugira ngo amenye ikijya mbere. Kandi ubwoba muza Aphrodisi nyine yari afite birumvikana, kuko yari azi neza ko uwo munsi umugore w'umurisa ndetse na Samu n'ikipe ya Samu yo kuza kumwica ifite gahunda yo kuza kumurangiza uwo munsi. Nuko umugore aramubaza, ese Aphrodisi ahundi bura kuki watekereje kuzana imodoka yindi kandi twe twaravuganye ko umushoferi wacu ari uzadutwara? Hako ubundi ibyo ntitwabivuzeho, ubundi se kuki ubimbajije? Njye nashatse ko duhindura ubuzima tukaza twiganirira turi kumwe n'umuntu utatuzi, se nabikubwiye se? Tuza twisanzuye twishimye ko tuje kuruhuka, si ngombwa ko tube twaje kwitemberera umuntu tuzi cyane aze yumva buri kantu kose tuvuze. Oya, ntabwo biba ari ubusirimu. Hako wagiye usirimuka muri wagiye usirimuka, nta n'ikirenzeho, nta biciro byinshi, kuko iyi turakodesha ariko n'ubundi yari kumwe sanse n'undi umushoferi twari kumwitaho. Ubwo rero iyo ushyize mu biciro usanga byenda kungana, n'ayarengaho yaba ari make. Ubwo rero nta mpamvu yo kuza twiziritse. None se ubundi tugomba gusubira i Kigali ryari? Ariko umugore we, ibyo bibazo byose uri kumbaza ntiturumara kuruhuka cyangwa tuzasubira ejo nibiba na ngombwa? Ibyo bibazo ubundi urumva ari ngombwa? Aho wanganirije utuntu twiza, uri mu bibazo bimeze nk'aho ndi kuri polisi ra? Ahubwo rero uranankorokoshoye, ndabona dahari twaje kwishima, ejo tuzahita dusubirayo. Nahise ko tumara hano iminsi tukabanza tukenjoyinga. Oya muri hoya n'ibindi bitekerezo ubwo nyine cyo koza wenda ejo bundi biraterwa, ariko biraterwa n'iri joro ko rero ndi misi buryo turi bwishime, nta kindi ubu yo naje aha gahunda zanjye Kigali ziba ziri gupfa. Hanyuma urasigara hano kuri hoteli, hari umuntu tugiye guhura, urawusigaye hano kandi n'umushuti wanjye tutaherukanaga. Namubwiye ko nzaza ku Kibuye nyine cyagiye umaze kumbwira ko twazina. Ari ibintu by'agaciro tugomba kuganira, buruhuka nawe ndumva ufite ibintu byinshi mu mutwe, ijyamire nta kibazo. Papa Bella rero yahise asohoka ajya hasi, nuko ashaka kumenya ikijya mbere, kuko yari azi neza ko abantu bo Murisa bafite gahunda. Akoraga kuryo rero, afata telefone imwe umurisa atabireba, arayihamagara, arangije arayitaba, ayishyira munsi y'igitanda hafi ahari baje kumva ibyo Murisa arimo byose. Arangije aragenda ashyiramo n'akarekoda nyine, n'akarekodi ku buryo akanda kuri rekodi ya telefone, ku buryo ibyo Murisa ashobora gukora byose muri icyo cyumba arabigerageza kubyumva. Agenda amubwiye ko nyine hari umuntu bagiye guhura. Aramanuka rero ajya ku rundi ruhande rwa hoteli nyine, yicara mu mutaka yaka ako kunywa, ariko ashyira telefone ku gutwi nyine, ashaka no gukontorora ngo abinjira n'abasohoka kuri hoteli ari ubuzima bwaho, kuko ntiyari ahari, yarazi ko isaha n'isaha ashobora kwibeshya gato agahita agwa mu mutego nyine akaba arapfuye. Ariko amanuka nyine abona uburyo mama Bella yareberaga mu kirahure
acunga kugira ngo arebe harembye nyine umuze aramujijisha aramukwepa yigira nk'usohotse muri iyo hoteli nyine kugira ngo azenguruke aze kureba ibijya mbere. Aragaruka nyine nibwo yatse aho yakicara ari bubashe gukontorora ibijya mbere abinjira n'abasohoka. Mu mutima wa Mama Bella yumvaga ko muzehe nyine nta bundi bwenge ashobora kuvumbura kagiye kuko guhura n'uwo muntu, kuko Aphrodite yari umuntu ukunda kumubwiza ukuri, bigatuma nyine amuzoya akumva ko ibyo mubwiye byose ari ibyo. Ariko Aphrodite yabikoranaga mu bwenge bwinshi, nuko Mama Bella atangira nawe gupanga gahunda ze nyine yiturije muri icyo cyumba. Igitangaje nta kanya katinze Aphrodite akurikirana hafi telefone ye ngo yumve ko wari uhamagaye. Agiye kumva yumva Mama Bella ijwi rye riravuze nyine atangiye kuvugira kuri telefone. Sheri, ndabona uyu mugabo afite utuntu twinshi ameze nk'uri kugenda ahindagura nta wamenye ibye neza, gusa ntabwo aravumbura umugambi wacu. Ntabwo twaje rero gutakaza umwanya hano ku Kibuye, nizere ko ikipe yawe yose yahageze. Shaka ko wigira hano kuri hoteli uko hari umuntu bagiye guhura kugira ngo tuze kureba uburyo twaza kuza gusoza akazi naho harebe nyine uhigeho. Binashobotse bisoreza hano muri hoteli nyine mukaba ari umwiciro. Mama Bella yavuze ibyo rero avugana na Sam Sheri we nyine kuri telefone, ariko muze Aphrodite byose abyumva ndetse ari no kubirikodinga. Noneho nta ribi, reka tuze muri aka kanya, reka nshaka ukuntu magera mbyigeho. Sam nyine akomeza kubara inkuru aricyo nyine abwira Mama Bella kuri telefone. Aphrodite byose yarabyumvishije rero nyine ibyo yashakaga kumenya byose yarabimenye, amenya nicyo n'umugambi bafite nicyo bagiye gukurikizaho, kuko telefone yari afite nyine yari iriho airtime ihagije umwanya munini ukuza guhamagara. Yumva ibye arabyumvisha ibyo yashakaga. Sam, ibyo ndagira ngo tubyitondere tuze kubikora neza cyane, nta kibazo noneho sasa noneho zawe. Mama Bella arangije kuvuga ibyo nuko ahita akupa telefone. Papa Bella yumvishe ibyo yashakaga kumenya byose abimenye, ahita akupa telefone nawe nuko ariruhutsa. Papa Bella ahita abona ko nta mwanya wo gutakaza afite, ahita asohoka aciye kuri gate inyuma y'iyo hoteli nyine ku muryango w'inyuma wo kwinjiriraho. Ahita afata moto nuko ayibwira ko imujyana ku yindi hoteli iraho hirya ruguru ruzamutse, ku buryo agenda agashaka icyumba we mu mutima n'ibyo yibwiraga, ndetse abishya umumotari ko hari umuntu agiye guhura nawe bakaganira. Muze none se unyishyuye ugutwara no kugarura cyangwa oya fata amafaranga ntacyo mwana, gusa umuntu ngiye kure afite imodoka ashobora kungarura nta kibazo, we bugiye ntacyo. Ijisho umumotari rero ko ntiyarazi ibijya mbere, yaketse ko ashobora kumwizera yamubwira gahunda ze nyine akaba yamugira nabi yaba ari muri ya kipe ya Sam. Ntarebe muze urakoze cyane. Nshuti neza amatwi rero, reka twigarukire mu rugo kwa Aphrodite tuhasange Rafiki nawe mukobwa w'akazi. Rafiki urivuga ko yarari munsi y'ameza nyine arimo akora kuri uwo mukobwa w'akazi ndetse amwitegereza cyane, ndetse yabashaga no kubona umwenda w'imbere rwose nta gitangira, ndetse amufata no kubibera. Igitangaje nuko umukobwa w'akazi nawe byari bimeze nkaho bimushimishije cyane, yumva ari ibintu bimeze neza kuba Rafiki arimo amukora ku bibero. Umukobwa ariyoroshya cyane kugira ngo Rafiki yisanzure amukoreho uko ashaka. Wa mukobwa nyine arongera arijijisha, ariko se ubundi ko ufite umusheri kandi umuranshaka kandi icyo ushaka urakibona, wanditse ko ufite sheri ubundi wandekuye waretse kunyitegereza. Ufite ikibero cyiza kabisa, firiti zarakuyobotse waratamiye kabisa. Kwase ibyo umusheri uri kumbwira wowe murabizana ute? Ndamufite nyine, uri se ubwo urumva nakitesha uburyo bwose kandi turi babiri we twenyine hano. Urabizi ko muzehe yagiye ndetse n'umugore we, muzehe umuzamu nawe yibereye hasi nzobare mu matabi. Ubwo se tudakoresheje aka kanya dufite ngo turyoherwe, urumva twaba turi mu biki? Ubura wari umuhungu uburyohe wabwitesha. Rafiki ahita ava ku ntebe nyine, Rafiki ahita ava munsi y'ameza nyine, nuko yicara ku ntebe agira ngo uwo mukobwa adahindura n'ibitekerezo, kuko yabonaga umukobwa yamaze nawe kujya muri mudu neza, nuko aricara begeranye bararebana. So uragira ngo ngiye bazanyikubitire? Nta muntu uzagakubita umukobwa mwiza, sa ninde wagushobora? Hano utari igisore, reba amatayi, ahubwo nyegera nk'isomere, nyegera hano. Rafiki rero nyine nawe yahise akorera imbere, atangira kumufata cyane amutesha umutwe ahantu hose. Umukobwa nawe acika intege cyane ahita yiyoroshya. Byari bimeze nyine nkaho Rafiki arimo yorosora wabyukaga, kuko umukobwa niwe wa mbere wari wabanje kuza kumwica mu mutwe. Ariko njyewe reka njye kwambara, kandi icyo ushaka urakibona, dore muramfatirana nta n'abantu bari hano, icyo ushaka urakibona kandi Rafiki. Yego nyine icyo nshaka ndakibona.
maze ndekura njye no kwambara ibyenda bimisha ahantu hose. Ubundi se wambaye ngiye utabizi shawaretse kwijijisha ko nawe nshaka agera hano aho. Rafiki rero nawe yari mushya nyine mu bijyanye n'ibyo ngibyo, mujyanye n'ako gakino, yarimo guhuzagurika cyane. Wa mukobwa abonye ko ari guhuzagurika, ubundi se wabigenje gutya. Wa mukobwa atangira kumwerekera, amwereka nyine uko yabigenza, aramwereka. Aha, wowe urimo gushaka kwihutisha ibintu, wagiye gake gake, urahuka kubera iki? Rafiki nyine yitse imitima ameze nk'uri guhubuka, nuko nyine wa mukobwa atangira kumubera ko carega. Nyine banjye ubanza untegure, ndetse ibyo gutegura ngenda bizi. Aho ngaho hari iki? Fata hano. Umukobwa atangira kumwerekera ko babigenza nyine, reka sinakubwira. Amwereka inzira aca muri zari zose, aramusobanurira, barasobanurirana, birashyuha birakomera, bikanga babisoje, umusore ararangiza n'umukobwa ararangiza. Rafiki ufite ibibaraga byinshi, mbega ukuntu, uri igisore, urakoze. Ufite ubushyuhe wa muhungu we, uzi ko wari unyirengeje. Ubushyuhe ndabufite nyine, ahubwo ndongeye ndabishatse. Reka sha, bose ibyo byabaho, ni nk'imbata se, nk'ingurube yo mu mazi numva ngo uko yihindukiye bita bihuriramo. Wapi, nirekeraho ufite imbaraga nyinshi. None se sibyo byiza nyine, sindi umugabo? Ahubwo urarenze n'abagabo, ni wowe wa mbere. Gusa urakoze, ndishimye. Twongere? Oya, uretse. Wa mukobwa yavugaga ibyo mu ijwi ryo hasi ryo kwiryagagura cyane nyine. Nshuti neza amatwi, reka dusubire kwa Muzaphrodis. Muzaphrodis yagiye kuri hoteli, ajya kuri reception, yishyura icyumba. Amaze kukireba arasohoka, afata undi mumotari. Tujyane hano ruguru umusore. Nuko aragenda, ariko ataragera kuri ya hoteli abwira umumotari guhagarara, amuga ko hari umuntu ugiye kuzana imodoka amutware, aramwishyura nuko arigendera. Agaruka kuri ya hoteli, yinjira muri esikariye, noneho azamuka aganiye mu cyumba yari yakodesheje, icyumba yari yasize mu mugore we kugira ngo arebe ibijya mbere. Muzaphrodis rero avuye kuri hoteli, amaze kwishyura icyumba, ashaka taxi, noneho arekana n'ibya moto, iramuzana imugeza hafi ya hoteli. Aramubwira ngahagarare, avamo, nuko amwishyura amafaranga menshi. Muzeyi, hano tuvuye kari hafi kumuha amafaranga menshi. Oya musore, izo ngugurira agafanta, akiranga ntacyo ni 40,000. 40,000 nje kureba umuntu hano, umpena nimero yawe, ahubwo ndasokuvugisha twakorana ntacyo. Wa mushoferi nyine asa nk'uwikanga ko urugendo yaramutwayemo ni rwari kurenza 7,000, nabwo yamuhaye menshi cyangwa 8. Ntacyo, asa nk'uwikanga nyine, ariko abona ko umusaza atuje nta kibazo. Muzaphrodis yinjira muri hoteli, amaze kubipa nimero ya wa musore, ndaje umuvugishe. Ariko azamuka hejuru agana muri cya cyumba yari yakodesheje nyine. Ageze ku muryango wacyo arikanga, yumvisha umugore we atarafungura, yumva umugore wari kuri telefone. Kuko habura gato agishaka kwinjira mu cyumba nyine ngafungure poanye yinjire, yumva umurisa arimo aravugira kuri telefone. Samu, wageze kuri hoteli uzanye n'abasore se cyangwa uje wenyine? Yambaye jinje nyine, nabo twaza nagaruko dukora. Shaka hano wicaye, ariko utegure ku byo mukanya turi barangiza akazi. Muzaphrodis ibyo byose yarabyumvaga. Papa Bella yumvisha umurisa arangije kuvuga kuri telefone, kuko byose yarabyumviye inyuma y'urugi, ahita afungura nyine arinjira. Umurisa mubonye mukasa Bella ahita yikanga cyane. Se mugabo, nanone uragarutse? Yego, ninjye hano mu cyumba gato, ariko ndaje nongere nisokere. Ugarutse vuba? Nisokere ngo singaruke. Turi hasi turimo turaganira, ahubwo nawe ushatse waza tugasangira kamwe. Yabwiye ibyo rero umurisa azi neza ko umurisa adashobora kubyemera, kuko yari afite gahunda na Samu kandi bari gupanga ibintu biremereye. Niba utaza ngo tujyane hasi rero ujye gusuhuza umushuti wanjye, ntacyo ubwo nawe ugumira, turimo turaganira utuntu n'utundi. Ubwo byeri ngende yinywera hasi, nawe niba unywa byeri bakuzanira hano. Nta kibazo, nanjye ndahitamo icyo gukora. Ariko urebe utanywa cyane ugaza guhura n'ibisambo bikakugirira nabi. Ibisambo muri hoteli sabe ibisambo. Ntago nsohoka nanjye. Nta kibazo. Murisa nawe yatema ku kantu nyine kugira ngo yumve umusaza akaba afite kwikontrola, ariko nyine yarumvishe nkaho amusubije neza. Umusaza yumvaga kongo kuri hoteli nta kibazo, ariko ntamenye ko Muzaphrodis yamaze kugira amakenga ya danje. Aho byari bigeze nyine byari ku mubare, buri wese yabaraga undi bimeze nk'aho ari injangwe n'imbeba, ariko Murisa we ntiyarazi ko Aphrodis ari kumubara, ariko Aphrodis nawe yararimo kumutera imibare ya danje, kuko yarazi ko ikosa rito gusa bari bite bamurangiza. Murisa nawe ashaka kugira ngo ataza kugira ikosa ribaho, baze kubikora babikora nyine nk'abanyamwuga. Ngaho agenda ariko utaza guhura n'ibisambo.
Mama Bella avugaga ibyo nyine yigize umuntu mwiza ndetse akabivugira mu ijwi ryo hasi, ijwi rituje cyane. Oya sheri, nta kibazo njye cyambaho, wowe genda, ariko hatagira ibigore bikumenyera, nahita nica umuntu njye nahita mbemeza. Nta kibazo sheri, amasaha 2:9 ndabangarase twiganirire ntaribi. Papa Bella nawe rero nk'umukobwa yashatse ameza noneho ari mu nguni ku buryo gukomeza akabona esikariye, akabona binjira muri esikariye n'abamanuka, ndetse anitegera ahantu uri muri rya dirishya ryo muri cya cyumba, anitegera ahantu umuntu uri muri rya dirishya ryo muri cya cyumba atamubona, ariko we akaba ari kureba activite zose ziri hejuru kuko bari batangiye bacanye n'amatara nyine, ubona ikirahure cy'amayesikariye ushobora kumenya umuntu uzamutse cyangwa umanutse. Mu kandi kanya rero ahubwo we yumvaga bari buzamuke hejuru, ahubwo abona umugore we arimo aramanuka muri esikariye. Shuto neza amatwi, Muzehe Aphrodis rero yatangajwe no kubona nyine uwo mutipi wijeya wicaye hirya, kubona ko umugore we ari we ajagana, asanga yari igitipi cy'igikara cy'igisore cyane nyine, umugore akizaza gisanga aragihobera cyane, barasomagurana. Aphrodis yicaye hirya ari kureba abo batamushobora kumubona, arumirwa cyane. Uyu mugore ntanashima ibintu byose namukoreye, niho wabona arabubakiye basaza be n'abakoreye ibintu byiza cyane, ariko dore nta no kwibuka na gato. Muzehe Aphrodis nyine biramucanga. Reka twigarukire nshuti neza amatwi mu rugo rero wa mukobwa w'umukozi ndetse na Rafiki rwari rwahanye inkoyoyo. Ikibuga bari bakibahariye, reka sinakubwira, bisanzuye mu nzu nyine, reka. Uwo munsi Rafiki n'uwo mukobwa bumvaga bashakana cyane nyine, buri wese afite ubushyuhe budasanzwe ashaka undi. Ifiriti yamaze kubageramo nyine, iri kubabiriramo, buto iri kumeneka, reka sinakubwira. Uwo munsi niba ari ibinyoni byaragurutse pe, byaragurutse inshuro utabara, barisanzuye pe. Bicaye muri salo bagiye bumva umuntu arakomanze. Wa mukobwa ahita ahaguruka yiruka nyine n'igitenge cyonyine aganiye mu cyumba, nuko Rafiki asigara atunganya ipantaro nyine ajya gufungura. Rafiki nubwo umuntu arabansabira nyine uri wahagaze, ariko yari yumanganije nyine mu ipantaro. Afunguye abona n'umushuti wa Bella, abona ni Vicky uje kubasura. Vicky wa wundi hamwe agiye kuzana amafaranga Mama Bella umurisa mutumye yo nyine kuyazana, akamubwira ngo yibeshya ya buri iwa azareba icyo azamukorera. Vicky rero niyo yaruteje mu nyine aje kubasura. Mukobwa mwiza, ni karibu, urakaza neza, amakuru y'iminsi. Ni mwiza, arya ni Rafiki? Ntago njye ryibagirwa izina ryawe. Je nihuta ndumva nshaka akayaga, waretse twicarira hanze. Vicky nyine ahita abwira Rafiki gutyo, yumva ashaka kubamena habiri nyine yisanzuye, nta wundi muntu ushobora kumva ibyo bavuga. Noneho genda wicare hariya mu busitani, reka ndebe uko nasuka akaji nkuzanire nkwakire, ndabona uje nawe mbanze nkwakira umushyitsi, sibyo? Yega nta kibazo. Ubona umukobwa Vicky rero arishimye, aramwenyuye, aganiye muri jaride. Rafiki yashyize ji mu ijag, abasana n'ibirahuri bibiri, asohoka agana aho Vicky yari yicaye. Afata ikirahure kimwe amuhereza ikindi, nuko nawe yicaye iruhande. Story nyine zihita zitangira. Amakuru y'iminsi se? Ndashima Imana, meze bon. Wowe umeze ute? Nanjye ni sawa. Okay. Terukana cya gihe ntiwigeze unanshakisha, ntiwigeze unamvugisha. Gusa niba washatse ko twongera guhura. Nta n'urukumbuzi ugira Rafi. Naje nje gufata amafaranga iwanyu, se nkubeshye ngo naragukumbuye pe. Naba ngiye kubeshya aho ngaho. Ikindi twabonanye twihuta, nabifashe gutyo nyine, numva ko wenda hari undi munsi tuzongera tugahura nk'ibisanzwe. Ngo nk'ibisanzwe? Ubwo se nyine kugitugeze unantekerezaho, cyangwa njye ntago ndi mwiza nka Bella? Ari mwiza kabisa. Wowe na Bella murarenza, ahubwo wagira ngo mwavutse muri impanga. Siko umuntu wundaje akavuga ngo ahitemo byabanza byamucanga tu. Sinkubeshye. Wimbeshye, none se niba turi impanga ubona turi ku rwego rumwe kugitugeze nkumbura. Rero sinkubeshye Vicky. Ngenda nitinya ko shire wayamerera nabi da. Kindi uribukana mama wako nahise akubwira. Isa gutokinga byatari. Mama wawe yahise akumbuza cyagihe ntubyibuka se? Nibuka ko mama wawe yahise akubwira ngo wapi ngo ntibyavamo, gusa nyine nkuzanye ibintu byo kugukumbura. Urumva ntaba ngiye guteza ambutiyaje kwa kweli. Ko Vicky urumva byavamo se? Erega Vicky nkuko nabikubwiye hano ngiye mari nk'ikirakato kugira ngo ubuzima bwanjye busonge. Ubuzima bwanjye bugende umunsi w'icumi, naho ubundi ntago ndi ku rwego rwo kujya gushaka abana beza nkawe pe. Kobwa mwiza nkawe ntago namuhangara, sinamwishoborera sinkubeshye. None se biriya mama yavugaga wumvisha ari byo? Mama agira blague. Biriya zari blague. Urumva Rafiki?
blague za mama nyine ziba zimeze nkaho ziri seriyitu ariko byari blague so bisha nanjye ukuntu namushubizaga okay naribi niba byari blague none twiganire naribi none se Bera umushiti wanjye ari he Bera ntiyagusezeye se Bera yamaze kurira indege ubu yagiye mu Buhinde gusa ngo nazatinda ngo ni ibintu bya nyuma agiye gusoza gusanga bitarangiza amasomo yagaruki noneho Rafiki ngaho noneho nimero yawe ninjoro nze kuguhamagara hari ikintu ninjoro nshaka kuza kukubwira ese Viki ntabwo nakubwiye ko nta telefone ngira cyangwa warabyibagiwe uriko ko duhura bwa mbere wambaje nimero urongera urayimbaza ariko nakubwiye ko nta telefone ngira ngiye none se ubundi kuki utaragura telefone we sha amafaranga niyo kibazo tu ariko ndabiteganya kuyigura muzehe nava mu rugendo azahitamo amafaranga ndabizi nzahita nyigura ntabwo ariyo nari nshyize imbere cyane okay naribi noneho reka nkwereke njye kuguha nimero yanjye nugura telefone uzambabarire naho usagira undi muntu ubanza guhamagara azaba ari njye wa mbere uyahamagaraho sibyo hari ikintu cyiza nshaka kuzakubwira kandi kizagushimisha nese Viki uko turi kumwe turi babiri wambwiye ngo ni ngombwa se gutegereza iki gihe cya telefone oya Rafiki nzakubwira kuri telefone njye live nka gutya mba mfite isoni ariko kuri phone nzakubwira ibintu byose ubwo se icyo ni igiki cyagutera isoni we kutangiye kurira amatsiko kwambwira mu gakinyuriraho muri make gusa Viki ibijyanye n'urukundo ntabwo byo byavamo urabizi ntabwo byo byavamo kabisa bijyanye n'urukundo byo ntabwo byashoboka byo mshara Viki namenya wiyemera nese kuki bitashoboka iby'urukundo kubera ko mfite sheri kandi byagorana cyane pe ndamukunda cyane kandi nawe arankunda cyane turemerana byatare ntabwo nshaka kuzamubabaza pe nta nubwo ndi tayari guhita mureka pe sinkubeshye ntabwo ndi tayari kumureka nta bintu nabyo dufite muri gahunda yo kurekana okay ntaribi gusa nugura telefone uzahita umupfugisha nkubwire ikintu sibyo kandi ni ikintu cyiza okay ntareba umukobwa mwiza Rafiki rero asubiza atyo Viki stories zirakomeza baganira ku tuntu n'utundi kugeza umunota Viki yasezereyeho ashaka gutaha Rafiki reka nsubire mu rugo amasaha ndabona yagiye turaganire cyane ndishimye Viki yahise ahaguruka Rafiki amufata ukuboko none se ushatse kwihuta waretse tugakomeza tukiganirira tuganiraho gake n'ubundi ntugiye guteka hanyuma ugende kubera iki nagiye guteka cyane nabonye ari abakobwa bari ku ruhande se bameze nk'abakazi yego nyine yakoneka rimwe na rimwe da ariko ndashaka no kujya mu rugo nyine mama kambona Rafiki muruko kumufata akaboko rero umwana w'umukobwa nyine yumvisha ubushagarira bumuzamutsemo amera nk'ucitse intege cyane kuko kuva gikubita ijisho Rafiki yumvaga amwiyumvishijemo cyane yumvaga nyine amwiyumvamo byatari Viki nyine yumvaga umubiri we ugize ubushyuhe budasanzwe ari kumufata mu kiganza aho nyine Rafiki yaramufashe mu kiganza nubwo yaramufashe mu buryo nyine ukuntu ariko byari bimucanze cyane Viki yumvaga bimuzengereje Rafiki oya nje nyine arimo kugira ngo ndebe ko nababona nkabasuhuza ntabwo nari nabipanze cyane nzagaruka undi munsi nukuri nzagaruka tuganire biri seriye kandi Rafiki abonye ko Viki ari seriye nyine ashaka kugenda okay kanone ngo yerekeze ntabwo nabura kwiherekereza umushyitsi wanjye Rafiki bimubwira seka nuko bava muri jardin nyine bava mu busitani bagenda bagana kuri portail bakigera mu marembo umuze amafungura portail abitegereza muze mwakoze kutwakira ngiye nsubiye mu rugo vie reka murenze irembo kandi Rafiki buretse Bera naza umusaza nyine ahita afatiraho ari seriye byatari ugize fight nzakurega arangije ahita aseka nyine ngeze ndamutinya muze urabona ntari kumwe n'umwana mwiza se ubu namwitesha tugiye kwiryohereza ahubwo tugiye kuryoshya Rafiki yavuze ibyo nyine nawe ari nka blague arimo aherekeza Bera arimo aherekeza Viki baratambika nuko amugeza hafi y'iwabo mukobwa mwiza hasi hato hasigaye se nizere ko bageze amahoro nta kintu waba mu nzira hari icyo se ubundi se njye nawe iki ngenda umutawuneri we nta kintu nawe nangireka nisubire mu rugo urakoze hanyuma niyo ujya kubaza nta musaza ntabivuze umuzamu burya Bera niwe fiance wawe niyo sheri wawe wambwiraga gusa mbufashe nirutse yego ntabwo wibeshye kabisa niwe sheri wanjye ngaho nyine sawa uramuke uramuke Viki Rafiki aramusezera arakata nuko agaruka mu gipangu wa Aphrodis avugana utuntu duke n'umuzamu nuko aramusiga akaniye mu nzu akigera muri salo asanga umukobwa w'akazi yabyimbye reka sinakubwira yarakaye byatari byamufashe ku mutima we bite byawe ko mbona wabyimbije amatama ko wirakaje se ko kuri iminwa sha uri n'umwana mubi Rafi urabona uburyo uza wisekesha n'ibintu wari uri gukora mu kanya se wumva ko njye ari umuntu afite umutima
umva ko nari umuntu wose utarakara. Ubwo se urumva ngiye nafuha nafite umutima w'inyama? Ye none se biriya babikoze kugira ngo mbabare cyangwa ibyo birakureba nako ufite ibibazo byawe nanjye mfite ibyanjye. Ngo urafuha ariko ntibyantangaza, ubundi se utaniye n'abandi umuntu hari ufite bakatangira kuvuza n'amahoni. Ye Rafi, ndi umukobwa wuzuye nta n'inenge mfite. Ubwo rero ntabwo wambwira ibyo ngibyo. Ubwo se nakorebaga uburyo mufata akaboko umwifatishwa kandi ngewe utaranabinkorera. Ngewe se kutajya umfata kuriya duhagaze. Uwo mukobwa w'akazi yabivugaga nyine yitegereza Rafiki nawe amureba ahubwo amuseka, yaseka uburyo ngo arimo kumufuhira. Amubwira nyine ngo ameze nk'umuntu wahawe lift agatangira kugendera ashaka kuvuza n'amahoni. Nese urambwira ngo uri umukobwa wuzuye? Umva wowe, nigeze nkubwira zo kuri 1/2. Ndabizi nyine ko uri umukobwa wuzuye. Ibyo bintu byo gufuha no komeza kubinzanaho nta nubwo tuzongera guhuza. Ibintu byo gufuha fuha mu bikize. Ubwo ufite uwo mwanya wo guta. Umva nabira byabaye ndabizi ko ari amakosa twakoze. Ubwo rero nushaka kubigirekaho ibindi ntabwo byavamo. Ntabwo bivuze ngo navuye mu byanjye ngo gukunda. Ibyo ngibyo ngiye nukajya ubinzanaho. Ushatse kuvuga iki ngo ni impanuka? None uvuze ko tutazongera kubikora njye nawe. Icyo nyine ntabwo ari ikibazo ubajije, ahubwo icyo ni igisubizo. Kuraho akabazo, akamenyetso k'akabazo, uhita ushyiraho akadomo, uhita ubona igisubizo. Ntabwo tuzongera kubikora. Oya Rafiki, oya ntabwo byashoboka. Ntabwo wandigatisha ku buki wamereje igikombe burimo hanyuma ngo nurangize tukinyambura. Ntabwo nabyemera rwose. Ariko se ubwo urimo urashaka kumbwira iki ngo nicyo utakemera se? Umva we, ninjye mfite umwanzuro wa nyuma. Ntabwo wamitira murongo iki ngo gikore cyangwa ngo kireke. Nkubwiye ko nashaka ko tuzabyongera. Oya sha Rafiki, shawe nkora ibintu nk'ibyo tuzabyongera maze kenshi ahubwo turi kumwe gutya Rafi. Ntabwo buriya buryohe nabwitisha. Ni akazi kawe nyine imitungo nagaruka, ni akazi kawe uzaba umusazi. Komeza ubyishyiremo. Bera nagaruka se ubwo uzongera kunkura. Njye na Bera turakundana cyane kandi ibyo nawe urabizi. So kundi we kutari kumpa ibiryo byahiye. Inzara imiranyirira nawe muri muranzana ibintu by'ibibarage bidasobanutse. Geragiye yaragarutse rero izo stories zepfo n'iri yari kunzanaho wapi. Ntabwo nshaka ibintu bidasobanutse. Ibiryo byahiye ntabwo ari undi kubaza. Biri kumeza ngaho genda urye. Aha tujyane tujye gusangira. Si by'iki bebe igitomato. Oya wowe genda urye, njye ndumva nahaze nta na peti mfite. Umukobwa akaza amusubije ibyo Rafiki nyine akoresheje ubwenge ahita abona ko nta kabuza uwo mukobwa yamaze kuva mu bye. Abona ko amukunda mu buryo budasanzwe nyine amwemera bya hatari. Abona ko umukobwa yasaze nyine urukundo rwamaze kumusenderamo. Abona ko mu mutwe uwo mukobwa w'akazi byamuvangiye, byamucanze, byashyushye, byakomeye, byamaze kuba indengarugero. Umva beba ngo igitomato birabyare blague sibyo tujye kwirira. Nagira ngo ndebe ko nkunda sibyo shushu be y'isukari majyane. Uri mwiza bya hatari, ufite no ku midugudu ufite n'ibisabo ntureba. Niwe wa mbere ahubwo urabambera ukanikurikira. Urarenze cyo koza sukubeshya biri seruteri neza. Uri sexy bya hatari. Uko nshyuhije bya hatari ahubwo nanjye ndimo ndava mu byanjye. Uraryoshye kabisa. Ahubwo uyu munsi turarana ku gitanda kimwe. Umunsi ntabwo uri buncike ndara ngupfumbase. Hari ribi uyu munsi nituburarane mu cyumba. Rafiki yakomeza rero amuhata ikinyarwanda umukobwa w'akazi. Amubwira utugambo twinshi, amubwira amagambo aryoshye. Birangira umukobwa w'akazi nyine asetse yongera aseka. Ariko tushori ubundi kuki urimo gushaka kumbabaza ubundi? Nagira ngo nyine ndebe ko nkunda nta kinini narengamije. None se ubwo usanze nkukunda nka kangahe kwijana? Nkunda 1000%. Ngo tugende tujye. Yego tugende sheri, nagutekeye n'ibiryo biryoshye cyane. Nuko baraherekezanya bagana ku meza. Ariko shaze guteka siko bihume tutaranicara. Birahumura neza cyane. Utangiye kunserereza ntago nshaka. Arongera atangira nyine kuvuga nawe yitetesha kuri Rafiki anamwiryagaguraho cyane. Shuto neza amatwi ku kibuye rero aho Papa Bera nyine umutima wari urimo murya cyane. Ubwo yitegerezaga kuri ya meza yicayeho cya gitipe cy'igikara ndetse n'umugore wo muri sa akijima kari gatangiye kubita nyine, ariko bicaye munsi y'itara nyine ribamurika. Itara rimurika gake itara ryo muri hoteli. Abona uburyo Samu atangiye kurya iminwa umugore we ndetse arimo anamukabakaba ahantu hose ku karubanda atanitaye ngo ninde uri bubibone. Umugore nawe atibuka ko rwose umugabo wari hafi aho karika sinakubwira inkondo zagiye kure, ariko Samu ntacyitayeho, atitaye ku bana se banyine. Ubona ko avuga ibimuje mu byose bidapanze ku murongo. Samu arakomeza nyine
aramukaresa cyane rwose nta kintu yitayeho pe. Niba ari ibyo banywaga byari bitangiye kubageramo simbizi. Nuko Papa Bella muze Aphrodite yitegereza uburyo umugore we yirekuye cyane, azunguza umutwe ari imyoza, ndetse yibuka ko bari no gupanga kumwica, ndetse akabona ko uwo mugore atigeze amukunda, ahubwo abonye uburyo yisanzuye kuri uwo mutipe nyine waruje ngo bamwice, abona koko yaba yararuhiye ubusa, atangira kwimyoza nyine asa nk'uwicuza. Papa Bella yari yohereje message wa mushoferi wamuzanye wa taxi, ndetse yari yanamuhamagaye mu kanya kashize amubwira yuko bazagirana urugendo, ariko kari bumubwireho amujyanye ahantu ashaka kujya. Yari yaje amubwira ko ageze ku muryango w'inyuma. Papa Bella arasohoka ajya muri taxi kugira ngo wa mushoferi amujyane kuri ya hoteli nyine yari yagiye kwakamo icyumba yindi, yanze kurara aho ngaho kugira ngo abakwepe kuko bari bafite gahunda yo kumwica. Asiga umugore we bwombo igeze kure, umugore ntacyo yitayeho, ahubwo bani bagiye kubaje kwica umuntu, ndetse urugendo ruratangira hamwe na wa mushoferi. Musore, nabonye uri umwana mwiza, shana wakoze muzee, wakoze amafaranga menshi. Yaje ikibazo cyatumye yama oya, nuko impamvu nabonye ukora neza kandi uri gushyira ibintu byawe ku murongo. Ndagira ngo mu gitondo saa 9 n'igice, saa 10 zitaragera uzi kuza kumfata hano ruguru, ndashaka kujya kuzinduka nkajya i Kigali muri gahunda zanjye. Uzinduke cyane nzaguhemba neza. Uzinduke cyane tujyane i Kigali mu rukerera vuba rwose, abantu bose batarabyuka, inyoni zitaratangira kurwegera. Ibyatwaye akanya bagerayo, muze Aphrodite ahita azamuka kuri reception, ariko ntiyashatse ko wa musore amenya icyumba yarayemo kugira ngo wenda adashobora kuba yamuvamo. Muze Aphrodite azamuka yimyoza cyane agana muri cya cyumba yari yakodesheje, yohereza message nyine abwira wa musore ko atagomba kwibagirwa ko bafitanye gahunda, ndetse yaranamuhembye neza nanone kuri iyo nshuro, anamubwira ko namugeze i Kigali ari bumuhembe neza. Umusore namwohereza message amubwira ko nta kibazo na kimwe gihari, bagomba kuzinduka inkoko ariyo ngoma. Yurira mu masikariye rero Papa Bella muze Aphrodite ariko anareba ko nta wundi muntu waba ari kubona icyumba yinjiyemo. Agera mu cyumba arafungura, ariko se bariya umugore ni ukunkora ibikoko, aziko ndi hasi kuri hoteli bakamukorakora kuriya bamusomagura koko, nta no kunyubahangana. Tekereze urugendo twagendanyemo naho namukuye kuri ino si hariho abantu rwose batajya bazirikana pe. ngo witurwe neza n'uwo yayegereye ngo abagira imana. Basaza be n'abafashe neza, narabazamuye, nabubakiye inzu. Ibyo byose nta nabitekereza, nta nubwo ashima, ubwo icyo ashaka kumemba arashaka no kunyicisha. Buriya rero ngo gahunda afite ngo yo kunyica ngo kugira ngo yigarurire imitungo yanjye yose, ariko sha amafaranga yanjye yose ayegukane. Uriya byamaze kumunanira, ntabwo abigeraho, ntabwo ari bubigereho pe. Ngiye mfite imana, mfite n'ubwenge. Muze Aphrodite yatekereje ibyo yanababaye cyane, atekereza uburyo umugore we nyine ashaka kumwica. Ajya mu bitekerezo byinshi, yaneba ku buryo bamukorakoraga, ariko gatwubita agatima kagakubita ku mukobwa wakunda cyane uri mu gihugu cy'Ubuhinde. Kubera urwo ruhererekane rw'urusobe rw'ibitekerezo rero yikaga agatotsi nyine kamunyuzeho nk'umuyaga, karamwirukankana karamutwara, ahita asinzira. Yahise aryama nyine afatiraho, yaje kwikanga akanzwe na telefone yari isonnye. Ashigukira hejuru ahita aganaho telefone yari yayiraje. Se nibyo kokora ntanasinzira, wise bucya. Shoferi ahise ampamagara, uyu musore afite gahunda rwose. Alo umusore, bwise bucya bwakeye? We yumvaga ngaryamye nk'iminota 15 gusa. Yego muzee, bwakeye kabisa, ahubwo njye nabanje no kuhanagura imodoka no kurako nta kibazo ifite. Isa twavuganye zirageze, tugenda gutaza gukererwa gahunda zawe. Yego ngaho reka nitegure vuba bagera hafi nahageze muzee, njye ndahari, tegure rwose nta kibazo. Papa Bella ahita kupa telefone, yinjira mu rukarabiro, yitera amazi vuba arambara, nuko afata ibyi ahita asohoka. Arebye ku isaha abona ni saa 9 za mu gitondo n'iminota 13. Abona imodoka aho yari mutegereje amaze kunyura ku bazamu ba hoteli, ababwira kagiye. Musore, uri nk'abazungu kabisa, uri umuzungu mu mutwe ndakwemeye. Ahubwo nigendura ndengeje iminota. Wa nta kibazo muzee, iyo minota dengeje ndihuta turayigaruza. Urakoze cyane musore. Mwaramutse ahubwo? Mwaramutse. Meze neza? Meze neza, twenda abashoferi nuko tumera gahunda tugomba kuyubahiriza na kundi niko twasabye. Yego mwana muto, kora cyo rwose bizagufasha. Ni byiza cyane. Yego urakoze kuzira igihe. Utanyibutsa buri gitotsi cyari kintwaye. Nari mfite iminaniro nakonde nyine.
oya tw'abashoferi twaranye gahunda ntitujya turyama. Umushoferi yakomeje kumuganiriza basohoka umujyi wa Kibuye nyine imodoka ayihata umuriro, ibiganiro baganira ku tuntu n'utundi. Muzehe Aphrodis agatotsi gasaka nk'akongeye kumutwara, bamanuka za Nyange berekeza iya Kigali. Papa Bella bageze i Kigali yishyura umushoferi ndetse amuha amafaranga afatika rwose, anamubwira aho agomba kumusiga kuko Papa Bella ntiyashakaga ko bakomeza bazamukana ngajye kubona hatuye nihagira n'umubaza atamenya uko byarangiye. Wakoze musore, wakoze kabisa, wamfashije gahunda zanjye zigenze neza. Jya ningaruka ku Kibuye iwanyu nimero yawe ndayisevinze, nzakuremera kabisa, nzakuvugisha pe. Urakoze muzehe, ndishimye cyane, umhembye neza, n'ubwa mbere mbonye amafaranga nk'aya mu minsi 2. Yawe umbereye umugisha muzehe kabisa, nawe Imana igukubire ngo umugisha cyane. Urakoze musore, umugisha ndawufite ngewe, ndawufite pe. Asigaye kugira ngo ugiye nkore neza gusa, nkore neza nitahira amahoro. Oya muzehe, uracyari umusore. Oya ngomba gukora neza nkitahira amahoro musore, nta kundi ni kisi imeze nyine. Urakoze cyane papa, urakoze pe. Sawa urabeho, ubwo nimero yawe nanjye ndayifite, nzajya ngusuhuza. Oya ntacyo ningukina, nzaguhamagara musore, nta kibazo. Basezeranaho, shoferi ashima kubw'amafaranga yarahawe. Papa Bella nawe ashima kubwa serivisi nyine. Bakijya kugikira i Kigali, Papa Bella yari yabwiye umushoferi we ahantu ari bumusange. Mu kanya wa mushoferi akimara kugenda, imodoka ya Papa Bella nayo ibitejemo nyine iramutwara. Njyana mu rugo musore, njyana mu rugo. Muzehe wazindutse cyane. Yego byabaye ngombwa. Muzehe Aphrodis ntiyari yizeye ko amaze gucika urupfu, ntiyari yizeye ko abaciye mu myanya y'intoki. Yumvaga atari burose agera i Kigali nanone, kuko yumvaga ko yari ari hagati yo gupfa no gukira, ariko Imana ikaba yamwambukije iryo joro nyine akaba abonye andi manywa. Bari bamuciriye akanzu, bari bamuciriye ako Imana imucira akanzu. Arebye muri telefone aromerwa, ase kugeza iyi saha uyu mugore nta nubwo arambaza ngo ndihe, na telefone yanjye naranayigerageza no kuyihamagara. Mbega umugore mubi, mbega igikenya. Ibyo yabyibwiraga nyine mu rugendo rwaganaga iwe ava aho ya modoka ya mbere yaramugejeje. Bari mu modoka y'umushoferi we nyirizina. Aphrodis nyine agenda yibaza ku by'umugore we kuba ataranamuvugisha, kuko kuva ejo abacika baca mu myanya y'intoki nawe ntiyari ahari. Yahise asinzira, ntiyaranarwiyambitse, yatekerezaga byinshi. Nibwo agatima kari kagarutse atangira kongera kunonosora no gutekereza ku by'umurisa mukase wa Bella. Ariko asiziranjije bari abagome, bari abaswa ko nasize bari kugotomera, baba bibagiwe se bakajya kuryama bakibagirwa icyari cyabazanye, cyangwa nuko bambuse. Basesekara muri quartier rero bari batuyemo. Umushoferi yavuze honi, nuko muze umuzamu arafungura. Muri icyo gitondo nyine Aphrodis ava mu modoka, nuko ashaka kwinjira iwe mu nzu. Papa Bella akinjira mu nzu, nshutoneza amatwi uwo wari wibajije ngese asanze Rafiki n'umukobwa w'akazi baryamanye cyangwa bimeze biti. Akigera mu nzu rero, muzehe urasesekaye, Imana ishimwe kabisa, uhageze kare. Iryo ryajwi rya Rafiki rero wamusanganiye amusanganira muri salo nyine. Ndahageze musore, umeze ute muhungu wa? Papa Bella yamusubiza atyo ndetse yicara iruhande rwa Rafiki neza. Umeze ute Serafi? Papa ameze neza kabisa. Wese ahubwo umeze ute? Urugendo rwa rumeze rute kunze ko rutari rworoshye? Yewe muhungu we, nibyoroshye. Urasa umuntu pe. Mwana, urugendo rw'ejo uriya wari umunsi wanjye wo gupfa, ndetse n'umugore musizeyo n'akazi ke. Urasa umuntu ni mubi cyane, namusiganye n'undi mugabo none wowe. Ahubwo pore papa, pore kubyuri kunyuramo pe, ariko bizarangira. Yego mwana, nikisi imeze nta kundi. Rafiki akivuga ibyo nyine itegereza Papa Bella mu maso. Papa Bella wari umeze nkaho ari ikintu agiye kumubwira, ariko telefone ya Papa Bella ihita irogoya ibirahamagaye. Ahita yindura ibitekerezo, areba muri taburo ya telefone yita ku waruhamagaye. Uwaruhamagaye nta wundi yari umurisa mukase wa Bella. Ariko se wa mugabo iyihe koko? Uzi ko watumye nguhiga ahantu hose n'inshuro ndara ngushakisha nkaba nakubuze. Wampega se shaho ngiye ko ndi umuntu mukuru. Gende mu rugo nahageze ndi i Kigali. Ubwo se ko twagiye ku Kibuye tugiye kwishima, ni gute nsikayo? Twageze aho guta nansezeye. Iyo nsezera nkabimenya ko wari ugiye kuntayo, nkabimenya. Ubundi se waraye bagiye korara mu bigore byo ku Kibuye, cyangwa yarabimisha ufite urundi rugo sinabimenya? Ariko se ubundi ubundi ubona ndi ikigoryi cyangwa uri muri jisha mu biki muri? Cyangwa ko ndi ikigoryi rero? Cyangwa ubona ndakana gato ko uri kumwe n'uri mugabo wawe se nihabara ryawe wagira ngo mbigenze? Nimwari murimo musomana abantu bose babitegereza gukabakaba ahantu hose mu ruhame, nta nicyo witayeho, wanjijiwe. None murivugisha ibiki?
ubugoryi nk'ubwo ngubwo. Ubwo urumvaga nari kubyanganira nkagumaho. Ariko Afrodi wambonye hehe njyewe? Cyangwa urashaka ko ngusobanurira gusa? Nibisobanuro ushaka se kari byo mbona ushaka buri gihe. Ushaka ngo amadetayi. Ntabwo wansize mu cyumba ukansiga mu cyumba ngo ugiye kunywa hanze ngo n'umushuti wawe. Ubwo ni ibigore byo ku Kibuye nyine. Ko mbwiye se ngo uragaruka, waragarutse? Sinagushakishije ahantu hose. Ariko unshakamo ibiki? Umulisa yivugishije ibyo. Ariko uri igicucu mugore we. Jye burya nagusezeye kandi sinagiye kure. Nagiye ku ruhande. Ibyo urimo byose nabibonaga. Byose nabibonye uko byagenze muri. Reka kwijijisha rekeraho kwijisha kubonera kurambiwe. Wamanutse uyigana ku meza ya gatatu turutse ibumoso. Ibyo urimo byose n'uwo mwari kumwe. Cya gisore cy'umukara kinini nabibonaga. Nyuma yaho mwatangiye gusomagurana. Agukabakaba ahantu hose. None muramimindura umusazi se. Ariko ukeka ko kuba nshaje ubwenge bwo bushaje. Ahubwo bwaracyaye bwarakarishye. Ngende mutaraga mu bwonko Aphrodis. Ubwo se byurumva nyine ari kubyihanganira. Aphrodis rero ababonye impamvu yo guha umugore we kugira ngo umugore atamenya ko Aphrodis yasobanukiye ko bafite gahunda yo kumwica vuba bishoboka. Amubeshya ko icyatumye ahita hava ari uko yabonye umugabo ari kumukabakaba. Ariko Aphrodis cyari imbere nyamukuru cyari muri ku mutima nuko yarasimbutse urupfu muri iryo joro. Mvu muri ibimenyetso byose ndabifite n'ushaka n'amafoto wayabona. Ahubwo reka nkubwire nanjye amakuru rero ya nyuma ndakuguha. Ntago wemerewe kuza muri uru rugo. Ibyo bimenye bindaye. Ntago wemerewe ukandagira muri iki gipangu. Shaka handucya mazu ni menshi ndayafite wajya muri imwe. Ariko hano ho ntiwemerewe kuhaza. Ibyo kandi no kugeza bisobanutse ukansobanurira neza ibyo wari urimo. Nta no kurya iminwa kandi ukama gihamya n'impamvu ukora ibintu nkabiriya mu ruhame. Nta nubwo ushima uri n'umugome. Muri ntago uri mwiza. Ibyo ni ibintu maze gushyira akadomo. Gumana n'uwo mugabo muri. Ibyo byose ndabizi n'ibimenyetso ndabifite. Ntiwemerewe kuza mu rugo rwanjye. Umbabarire rwose muri. Nanjye ubwanjye watuma unkoresha amakosa naratekereza mu buzima. Nakora ikintu kitarakorwa. Umbabarire ugomeye pe. Wumve ko bimeze nawe ubu sinshaka no kukubona. Papa Bella yamubwiye mu magambo menshi amuha buri detaye y'ibyo yabonye. Umulisa yumva koko ntawe yakongera kwijijisha agana yumva biramucanze nawe. Yumva ko ubushyuhe bwo Samu yari afite nyine aribwo bwatumye bica buri kimwe umugambi wabo. Ndetse anumva ko Aphrodis atazi ko bari bagiye kumwica ahubwo yumva ko ari ugufuha gusa. Babara mugabo mwiza. Ni shitani washutse rwose. Ni shitani pe. Umulisa yumva ko nta hantu ari bukwepera Aphrodis biba ngombwa ko ashaka gukoresha trick yo kongera kumusaba imbabazi no kumwiryagaguraho kuko yarazi ko muzehe ngamukunda cyane. Ashaka gusaba imbabazi rero nyine kugira ngo apange indi gahunda yo kumwica tuje. Ashaka kwijijisha cyane mu buryo bukomeye. Mvu muri nta mwanya afite wo guta ku bicucu. Kumana n'icyo gicucu kigenze cyawe. Niwe muhuje ubwenge. Njye nagaruko ntekereza. Nta nakabanga kagukorakora cyane nawe ugazamura amaguru abantu bose bakureba. Jya. Ahubwo reka nkubwire ijambo ryiza. Mbifurije ubuzima bwiza rwose. We n'uriya musore wawe. Hari icyo? Ntujye umbwira ngo ndi umusaza. Mbifurije ubuzima bwiza n'uwo musore. Papa Bella ahita naga telefone hirya arakaye cyane. Rafiki namera nk'uwikanze. Rafiki buri cyavuze garero. Papa. None se papa kuba umwirukanye ahubwo ntubona ko umeze nk'umuntu ufashe essence akayinaga mu muriro? Ntubona ko umuriro umeze nk'uhutereye cyane ugiye kwaka cyane? Rafiki ndabizi ko bashaka kunyica. Ibyo ndabizi byose. Ndabizi rwose pe. Kandi Rafi aho bigeze ubu imitungo yanjye ndakwandikaho ndi nyandike ku mukobwa wanjye. Kuko ndabona ko ibisigaye ari bikeya cyane. Icyo nzi nuko nateguye neza. Nta kibazo muzagerenda mukamfuye kandi nawe uzahagarara ikigabo. Ubu nizeye Rafiki. Nari mbizi ko nihagira ikibazo mu avoka batange nahaga itaza. Yego kanda ku kamenyetso ka telefone. Ariko ntacyo ubwo naje reka nze mbyirukemo tubikemura ahubwo muri iki gitondo. Vuba ahubwo. Ndangamuntu yawe ifite aho ngaho. Oya papa, ni mu cyumba. Genda utufate indangamuntu nambare. Tugenda ujye gufungura konti. Gira vuba. Ntabwo ntinda muri hano muri solo. Mbo gushyira amafaranga amwe. Gira vuba tujye mu mujyi. Genda witegure. Rafika itaguruka nyine ajya mu cyumba arambara ahita afata indangamuntu nyine agaruka muri salo. Tugende aho bugeze buri segonda riteye ntabwo tumwanya. Tugende. Barasohoka rero baganiye ku modoka Aphrodis abari gutwara. Rafiki yicaye iruhande bagana mu mujyi kuri banki ajya kumufunguriza konti. Papa Bella kandi ibyo byose yabikoraga ameze nk'umuntu wavangiye mu mutwe nk'umuntu uharadahari. Baganiye kuri banki nyine inshuti nteze amatwi reka tugaruke ku Kibuye
kwa Mulisa na sheri we Sam. Uretse n'ibyo Mulisa nawe ntiyaraye muri cya cyumba, ahubwo bifatiye ikindi cyumba araramo na Sam nyine, umukunzi we Sam washakaga gukoreshwa bakica Aphrodite ndetse na timu ya Sam. Umva sheri, nyine ntiduta umwanya tugende ubu ngubu i Kigali, hanyuma nyine turare tumwishe kandi turahita tugabana n'imitungo. Sam nyine arimo yongorera Mulisa aho bari baryamye ku gitanda, arimo mubariza inkuru nyine zimeze zityo. Nitwicuriye musaza akazi turaba tukarangije nyine, hanyuma biraba bigenze neza. Mulisa nawe arabyemera nyine, mukase wa Bella. Sam, niyo mpamvu ngukunda, ibintu byose urabisapotinga pe, ufite ubwenge. Ahubwo reka tuze twitegure tujyane muri dushe tujye gukaraba duhite tujya i Kigali. Iri joro bigomba gukemuka, nanjye nagize umujinya, ariko niho watumye ducika. Ninjye watumye gucika gute? Ni ukuri. Mu kanya gato baba bageze muri dushe, batangira guhehetana bakarabyanya mu rukundo rwinshi nyine rw'ubuhehesi. Reka se nakubwira byagiye mbere, umwe yoza undi, undi yoza undi, babareba ukagira ngo si abagome bashaka kwica umuntu. Bamaze kwitegura barasohoka bava muri hoteli, bari bahamagaje imodoka igiye kubatwara ibajyana i Kigali. Bafata urugendo nyine bagana i Kigali. Twigarukira i Kigali, Aphrodite ndetse na Rafiki bagaragaye kuri banki imwe, bagiye gufunguza konti ndetse batangiye no gufunguza konti, binjijwe mu cyumba cya VIP nyine cy'iyo banki. Rafiki wari wagatangiye kugaragara nk'umuhungu wo Aphrodite ndetse umukwe wo mu gihe kizaza, nubwo twabonye ko yatangiye gukina umukino udasobanutse n'umukobwa w'akazi. Amafaranga bagaragara bayakuza kuri konti imwe bayashyirisha ku yindi bari bamaze gufunguza. Igitangaje yari amafaranga yaganaga kuri konti yanditseho mu mazina ya Rafiki. Rafiki, hezi miliyoni 800 ntabwo ari umukino mwana wa. Aya ni amafaranga atari make, ayagufasha rwose ku gishoro nka kimwe cya Trump yahawe na se akavuga ko ngo yamuhaye amafaranga make yo guheraho. Aya ntazagufasha mu buzima bwawe utangira business iyo ari yo yose. Papa Bella Aphrodite ibyo bibaje Rafiki amwitegereza cyane. Rafiki nawe wari wishimye cyane, ibyishimo byamurenze, yumva yasimbuka, yumva yarambarara hasi bitewe n'ibyo muzehe yaramukoreye. Muzehe nge by'amafaranga simbizi cyane, ndabona ari ibibare byinshi, sinzi ubona yasutse muri iki cyumba ko yabangana. Iyi ni imibare musore, ni imibare, ni zero inyuma y'indi. Gusa muzehe icyo nzi nuko ubukene nshobora kuba mbusezeye pe, ubukene ndabusezeye. Oya, ari nawe guheraho ugakora ukiteza imbere ukaba umuntu w'umugabo, nta mafaranga atashira mwana we. Oya, amafaranga ni menshi cyane muzehe, 800. Oya, hindura imitekerereze musore, aya ntabwo ari menshi. Aya ntabwo ari menshi, nutangira gukora uzamenya ibyo nakubwiraga. Aya yakoresheje nabi ni make, ntabwo ari menshi, ahubwo gutera ishyaka, umenye uko bakora, umenye uko abagabo bakora. Iyi ni nk'imbuto ngo haye amafaranga umuntu arayabagarira, agafumbira, agahinga, akuhira, akera, agasarura, nuko amafaranga akora. Iyo niyo business mwana we. Aya ngaya rero uraba yafungishije, hanyuma ndaguha ndi ku ruhande yo kuzatangiraho ubuzima, nayo turafungura agakonte kayo. Papa Bella nyine ategeka abakozi ba banki bari muri icyo cyumba, barimo bimara amafaranga gufungura indi konti ngo aribushyireho make Rafiki azaheraho nyine ubuzima. Bidatinze Rafiki abona amamesaje kuri telefone nshya umuzehe yari yanyuze mu mujyi akamugurira, itangiye kwinjira imwereka ko message zimwereka ko amafaranga ageze kuri konti ye mu mazina ye. Ndetse Rafiki bitewe n'ibyishimo yari afite, yumvaga yaterura muzehe Aphrodite akamusimbuye kugeza, ndetse yumvaga byamurenze mu buryo budasanzwe. Yari ameze nk'umuntu uri mu nzozi nyine, cyangwa uri kureba ibintu muri filime. Ntiyumvaga uko bimeze, yumvaga ayo mafaranga ari nk'icyuka, iyo nkuru iri burangire agasubira mu buzima bwe busanzwe. Agatima kagakubita, akumva ko yavuye mu bakene ndetse akava mu bantu bo hagati akaba agiye mu baherwe. Musore, ndabona bijyanye n'amafaranga birangiye, gusa ibi bibanga ryawe, ubu hari ahandi hantu tugiye guca nk'ahangahe, ibi ngibi bigumane, ibi ni ibanga ryawe. Akazi kawe nubivuga bakarara bakugiriye nabi, iri ni ibanga ryawe. Ndetse n'umukobwa wanjye Belize, Bella wawe, ntuzagire icyo umubwira ku by'iyi konti ubwo ujyaye amafaranga. Uri kunyumva neza? Kuri gutura amatwi, mungiyemo ndakora ibintu natekerejeho igihe kirekire, biragusaba nawe kubyakira utuje, wirebera mu kirenga amafaranga. Buri jambo nkubwira agaciro. Bella ntiwemerewe kumubwira iby'izi konti n'ibindi tugiye kujyamo.
Bera ntarakomera mu mutwe 100% kandi ni n'umwana w'umukobwa wabona ahindutse cyangwa se akamenya ibanga cyangwa bariye bakamukoresha ugasanga arabigize icyo avuga. Ibi ngibi ndabikubwira nk'umuntu mukuru, ibi bigumane nk'umugabo, uri kubyumva? Kandi si ku nyungu zawe gusa, n'inyungu za Bera. Kuba wabigira ibanga n'inyungu zanyu mwese, ariko bivuze ni igihombo kuri mwese. Rero ndashaka guhagarara kigabo, uri kunyumva? Ibi byigumanire si ngombwa ngo buri wese abone ko ubuzima bwawe bwahindutse wabaye ngo umukire. Oya, si uko abakire bakora. Abakire baba batuje mu mutwe, gukira kwa mbere ni mu mutwe, urumva? Ukaba seriye. Karumuzi icyo bivuga sha? Kwikaru. Ukaba karume. Byumve neza. Tega ugutwi ubyakire. Banza ube wowe wisobanukirwe, nakubonyemo umuntu udahuzagurika, wikarume. Nabonye ko ufite umutima wa kigabo wabasha gukora business no gukoresha amafaranga. Byige rero utangira ubyitoze, kandi si ngombwa ngo buri wese abimenye. Amafaranga ajya ahindura benshi, ntuhinduke nawe, urabyumva neza? Muze sinzi icyo navuga kabisa. Ubu icyo wambwira cyose ngomba kucyumva n'amatwi 3 n'amaso 3. Yego muze, ntabyo nzavuga, nawe ntabyo nzamubwira. Rafiki nawe gatima kakongera gakubita akumva agize icyoba cyo kuba yitwa ko afite ayo mafaranga. Atangira no kwibaza, ese kuki umukobwa adashaka kumbwira umukobwa we ko mfite ayo mafaranga? Okay, reka nkurikire iby'umusaza. Umusaza ni umusaza, bitekerezo byo bari inyamibwa, reka mbiha agaciro. Nubwo Bera ari fiance wanjye, ariko reka nemere iby'umusaza nibyo bizima, kuko ni naho namaye amafaranga. Bari mu modoka bagenda, amagambo na story byabaye byinshi. Aphrodite yagaragaraga nkaho umuntu asigaye yizeye kuri Nusi ya Rurema, atari n'umukobwa we ahubwo ari Rafiki. Umva musore Rafiki, kuva umukobwa wanjye ambwira ya nkuru uburyo wamutabaye n'uburyo tubanyemo, byanjemo ntangira kukwizera cyane pe. Ndetse numva nanakwikundiye gufata nk'umuhungu wanjye. Sinagize amahirwe kubyara abana benshi, ariko ubuzima ndabuzi. Niyo mpamvu nkugiriye inama, Bera ntuzahite umubwira ko ufite aya mafaranga, ntuzabimubwire rwose keretse kera. Uriya n'umwana wanjye naramwirereye, ni umutesi. Ikindi n'umurisa yaramurize buriya. Rero afite uburyo amutinya cyane, amubajije ikintu yamukarumye yamwihereranye ntiyabura kugira icyo amubwira. Niyo mpamvu ugomba kuba umugabo bigusubiriyemo. Ubwo rero isaha yari yose umukobwa yahinduka cyangwa se uriya mugore akamushyiramo ibitekerezo, ibyo ntawamenya, ariko ni guteganya ni byiza mu iterambere ry'umugabo. Ibyo ndi gukora ndabizi ni ku nyungu zawe ndetse nawe. Nukina nabi rero wahomba ndetse wanahasebera cyane. Suri kunyumva neza Rafi? Muze natuje ngo nkumve pe. Ndakumva cyane 105%. Yego papa, nabisobanukiwe. Nizere ko ari cyo wize, kandi guhera ubu ugomba kwitwararika cyane buri kantu kose. Yego birakwiye papa, ngomba kwitwararika pe. Rafiki yavuze ibyo muri ako kanya barimo binjira muri quartier zo mu Gacuriro, aho na Papa Bera arakaze ku kizu kinini cyane. Ahita avuze honi kuri icyo gipangu. Avugije honi, abona portail irafungutse, umuzamu waho arafunguye, ndetse Rafiki ntiyaramuziho na gato nubwo Bera aramubonye. Icyo gipangu cyari gikubye nk'inshuro nka 30 agaciro n'ubwiza bw'igipangu babagamo, nubwo nacyo cyari kiza cyane. Modoka yinjiye muri parikingi z'icyo kizu, ndetse Rafiki yararimo arangara areba mu kirere, areba ibirahure, areba uburyo icyo kizu cyubatsemo. Cyari kimeze nk'ikinyoni kigiye kuguruka nyine, ariko ari ikizu cya kijyambere cyiza cyane. Akareba akabona amazi ku ruhande, akabonamo pisine, akabonamo ibindi bintu bidasanzwe, fontaine, akabonamo ibintu by'imitako binini cyane. Biramucanga nyine. Ndetse harimo ibibuga bya tenisi, cya basket, gifatanye n'icya volley, n'ibindi bintu byinshi urebeye aho hanze nyine by'agaciro. Harimo ibintu by'ibibumbano rwose bishimishije cyane. Ariko Rafiki, nk'ubu umuntu agutunguye akakubwira ngo we, iyi nzu ni iyawe, wakumva umeze ute? Umva muze, iyi nzu iba yari nk'iyanjye. Uretse ko nyine ari ngenda abona nka zimwe umuntu abona muri filime, nabwizamo gake, gusa ari nk'iyanjye. Ntacyo naba nsigaje wenda nkagenda nkipfira. Umva nawe ra, uracyari muto gusa. Yewe hindura ibitekerezo Rafiki, si ibyo wagatekereje kwipfira. Papa, icyo nanishatse kuvuga, nakishima cyane pe, nakishima cyane. Ubundi bizo nk'ibiba mu mafilime. Umva nawe ra, kandi uri kwireba imbere yawe. Yewe Rafiki nawe rwose ujye unanyisekereza. Bege ibi reba kiriya kibumbano, uzi ko kino kizu wagira ngo ni cya kimeza? Ubuze hariya hejuru abafundi bahubatse bahagaze.
umva nta bibazo utangiye kumbaza. Rafiki wisetsa rwose ngo ni kimeza. Nizo bita bazamenshi nyine n'inzu z'agaciro ziba ari nziza, n'inzozi z'umuntu aba yararose avuga ati nzubaka inzu nk'ini mara kugira icyo ngeraho. Nawe ugomba kugira ibyo ugeraho. Naho ibyo urumbaje ngo ibaye yanjye shazi ibyo se nabirota pe papa je se mbirota pe. Umva Rafi, uretse n'iyi mfite n'ibindi bintu uzabona ugatangara. Mfite n'ibindi bintu byiza kandi uzabona ugatangara. Gusa ibi ni bimwe mu bikorwa byanjye nakoze mu ibanga rikomeye uriya mugore ntiyabimenya. Uriya mugore ntago abizi ibintu byanjye byose. Inzu nikwandikishijeho je hano ngo nguhe impapuro zayo gusa n'ibyangombwa byayo. Nubwo imyirondoro yawe ntayizi neza, ariko amazina yawe uranyiritse cyagiye ifotora indangamuntu yawe kiza. Igisigaye wowe no gusinyaho gusa. Buri kintu cyose kiri muri iyi nzu, muri no pariseri ndamaze kukikwandikaho. Kiri bukore no gukora impapuro ugasinyaho, kuko ngiye ubundi ndasezera isi kandi ashaka gusiga kibazo umukobwa wanjye musize muri environment nziza, ndetse nawe nk'umuhungu wanjye. Waziye igihe mwana wa, waziye igihe nawe uri umunyamahirwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wabona hari ibyiza ababyeyi bawe baba barakoze bikaba bigiye kukwitura nyine. Nawe ugerageze ujye ukora ibyiza. Hari ibindi byinshi nanditse ku mukobwa wanjye, ariko sinshaka ko byose abigumana, ko bashobora kumukina umukino ugasanga bimwe arabibuze cyangwa byose biburiye rimwe. Buriya mugore ndamuzi ni mubi cyane, ntabwo yoroshye. Bariya babimurya ndabizi, bariya abantu n'abagome. Kindi uriya mwana ntaramenya ububi bwabo bwose. Hari n'ibyo nagiye nanga kumubwira kugira ngo nyine bitamwica mu mutwe, kananirwa kwiyigira ngo umuntu ukomeye. Nirinze kumuvangira, agira umutima mwiza, ibintu byo nibishakwa, ariko ndanamutegurira nyine bimuzengurutse n'inshingano zanjye kuva nyiri kuri iyi si. Gusa nzi uburyo bwanjye mugomba kubikoramo nk'umuntu w'inararibonye mukuru, kandi bigomba kugenda neza. Wowe uhagarare ikigabo gusa, ibindi byose nawe uzanshimira nyuma ntagihari. Nzi ko hari ibyo wenda bazamurya nibishoboka, ariko hari ibizabananira. Ibyo nabyo ndabizi, kandi bazabona ko bariye bito bagasira ibinini. Bazabona ko bahubutse nyine, nabo bazicara bicuza, kuko nta bushobozi azaba afite no kugaruza ibyo yazabishobora. Niko njye nabipanze. Ndabizi ko bari kwiga neza, nataba umwasama azabigaruza. Niyo mpamvu cyagiye kunyereka. Nabonye ko afite ubwenge butekereza neza, areba agaciro k'umuntu, atabanza kureba ibintu, kuko iyo urebye agaciro k'ibifite agaciro, ibidafite agaciro biza bigukurikiye. Niko business ikora. Iyi rero nayikwanditse wowe nk'umugabo, uraza gusinya kuri izi mpapuro. Hari n'ahandi iri kujyana mu yindi mitungo nk'ubutaka n'ibindi. Ibyo byose bizabafasha wowe n'umugore wawe nimumara kubana. Uzabaho neza kandi uzaba umuntu w'umugabo. Papa Bella ibyo bivuze yishimye, kuko yararibonaga neza ko ibyo yapanze biri kugenda bigerwaho. Ari gutanga bari abagome bataragira icyo bakora, akaba yamaze kugira icyo akora nyine gifatika mu byo yapanze, ndetse bikagenda uko abishaka. Ndetse rwose akongera agashima Imana ko uwo musore yaziye igihe, ko yari yaratekereje umuntu yazakorana nawe cyangwa yazasiga asigiye inshingano yazafatanyamo na Bella akamubura, ariko akaba abona ko nyine Rafiki yaziye igihe. Yari ameze rero nk'uri gutanguranwa n'Umulisa na timu ya Samu, kuko icyo yamaraga gukora yaravivuraga, bikagaragara ko rwose ageze ku ntsinzi y'ibyo yari yarateguye. Ndetse Rafiki ibyishimo nawe biramurenga, amera nk'umuntu uri mu nzozi, ahita ahobera muze Aphrodite, aramuterura amuzamura hejuru nk'uko abakinnyi baterurana iyo batsinze igitego. Aramanuka, arapfukama, amupfukama ku birenge, ararira, aramushimira cyane, atekereje aho yavuye ku kimodoka cy'imyanda, naho ubuzima buri kumwerekeza. Abona ari nk'inzozi, abona atazi aho ahagaze rwose. Yareba ibyo birahure, yareba ibimuzengurutse muri icyo kizu cy'abahirwe, akumva biramucanze pe. Gira neza wigendere mwana wa, ntawamenya nubwo kuriye mu muhanda wabona hari icyo ababyeyi bawe bigize gukorera abandi bantu. Uwiteka nyine akaba akungabije kugira ngo nawe nkwihere ku bukire wibereho. Aphrodite ngiye mbayeho neza, kandi ndashaka gusezera neza. Ndashaka kuva kuri ino si hanze amaso ibyo nsize, ahubwo nshimishijwe naho ngiye rwose. Numva ko inyuma icyiza nagombaga gukora n'igikosi. Njye nuko nteye Aphrodite, niyo mpamvu najya ni stress. Haguruka mwana wa, hoya nawe uzagire neza. Ibi ni ibintu byiza, niko abantu twakabaye. Ubona ababyeyi baba barabibye, urabiba imbuto zimwe zikaba zajyanwa n'amazi zikazajya kumerera imbere. Si ngombwa ngo zisuzimire zimere uzibona. Aphrodite akisekera nyine, yari no stress, nubwo yari mu bibazo abona ko bashaka kumwica habura gato.
wowe ukomeza uba umugabo mwana uzahambere mugenzi wawe ntari kandi niyo naba mpari ntugire ikibazo iyo ngiyo bintu nabiguhaye mba nabiguhaye upfa kubyitwaramo neza gusa ntubisesagure kuko mbonye uri gusesagura byambabaza pe byambabaza oya papa nzitwara neza pe abantu benshi bajya bahinduka abanyamafaranga ugomba kubyumviramo imbere ngukire nakubwiye ko ari mu mutwe niko business ya nyayo ikora yego papa utaza kongerana n'abitekerezo y'ibyo twaganiriye byose Aphrodis igihe disaza yerekana igendere ariko se papa ibyo byose ninjye uri kubikorera koko barambwiza ukuri ukiri kubikora uyu mpamvu nyamukuru sinshaka gupfana n'agahinda kandi ndashaka gusiga ibintu bisize ku isi neza nkuko nabihasanze kandi nkasiga nishimye ko nabibungabunze kandi mbisize mu maboko mazima nta kindi ntunatekereze byinshi ahubwo witekereza uburyo nawe ugiye kubikuza ukabibyaza umusaruro nka ya nkuru y'abantu basigiwe itaranto bamwe bakazibyaza umusaruro abandi bakazibika abandi zikabura rero nawe uhitemo urwego ugomba kubamo nta kindi mwana wa imitungo ni nk'indabo ziraza zikaba zagenda kandi ibi ntabwo umuntu yabyinjirana mu nda y'isi niyo mpamvu rero ngomba gukora neza njye ntabwo nigeze nshaka imari ndakaye nabishakaga nishimye bikanyubuka byagize amahirwe birampira nta kindi njye ndishimye kugeza n'isaha niyo napfa ndi guseka yego papa ariko niba ari kubisigira Bella ni fiancé wanjye tuzahita dushakana cyari kuza ari gushyira hamwe mwana wa ubara ibyo ufite uyu munsi ejo se bamugiye mu matwi bakamuhindura ibitekerezo giye nanjye reka nkora ibyo nateguye ntugire wasiwasi mwana wa cyangwa wonyereye gato ugakora ikosa rituma mudahuza ariko nzikora umugabo ubundi umugabo yakosheje arongera agasaba imbabazi akanaca bugufi rero ibyo byose ndabiteganya njye nk'umuntu w'inararibonye yego papa afite n'agatima kagakubita ku ruhande ko yarahoze mu gitondo yararanye n'umukobwa w'umukozi ari gukubita kuri Myasu yumva koko muzi ibyo nkubwira harimo iby'ukuri ndetse byose akumva bifite agaciro gakomeye Aphrodis sinigeze mbasha uhura n'abantu bafungutse mu mutwe bafite mind iri hejuru IQ iri hejuru ariko igihe tumaranye urakoze cyane pe Imana ishimwe kuba yarankoje nawe kuba ibyo ubibonye ni byiza ibi biganiro twagirana byaruta agaciro ibi byose ubona ibi byose umuntu abisiga ariko ibiganiro bigumamo imbere yego papa ibyo uvuze nibyo pe ndakubaha cyane kandi urakoze kuba amahirwe nk'aya rega mwana wa umugani bajya bavuga se ngo inyama y'ingurube bayita ikigoryi kuko yikaranga n'amavuta yawe urawuzi uri umuntu w'umugabo rero ugomba gukora ibikwiye ibindi nawe ugende ushaka ibisobanuro uzagenda ubona ibisubizo si byose kandi utaganira n'abakuru nyine hari ibyo atamenya uwo mugani urakomeye papa inyama y'ingurube kuko yikaranga n'amavuta yawe bayita ikigoryi yego rwose ushaka igisubizo okay genda tekereza nkagisha inama ubundi nkabona icyo gukora nawe rero ugomba kugira ikirenge muri icyo mwana wawe kandi byose ukabikora mu rukundo no gushishoza ukareba ngo iki ngiye gukora hari ikinyungu kinzanira cyangwa cyanzanira igihombo mu minsi iri imbere nubona igisubizo uzahatiza ukime ariko nunakibura ndacyahari uzaze ngo igisubizo sibyo gusa igisubizo si ngombwa ngo urare ukibonye igisubizo cy'ubuzima nimba mpari uzazanga ufashe kugishaka cyangwa ngo igisubizo nubona igisubizo kandi uzishime unezerwanye n'abakuze nezengurutse ntuzabatera umutima mubi yego papa urakoze rwose kumbera umubyeyi pe ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kumva inama za kibyeyi gusa inama zawe nta kabuza ziruta n'iza kaminuza no kuminuriza mu mahanga inama z'abakurambere ziba zikomeye mwana wa hari ibyo nge mba narakoshejemo ariko mpita nkubwira ntawe wica buriya mba nzi ko nyine ariho hazima naho umwana utumva rero ashaka kujya kwigerageza ugasanga ahubwo arimo arata umwanya we rero nta mpamvu yo guta umwanya si byose yego papa urakoze cyane pe Rafiki yaragize amahirwe yo kubona umuntu umugira inama businessman ukomeye umugira inama ya business ndetse n'inama y'ubuzima yego Rafiki reka twinjire mu nzu urebe byose bikwanditseho n'ibyawe hanyuma tugende tugiye kuyindi gahunda ikurikiraho papa Bella avuze ibyo yinjira mu nzu Rafiki ari inyuma ye agenda areba hejuru ku maparafo bimanitse areba iri mu nzu ameze nk'umuntu uri kurota nyine ndetse banambwiye ko iyo nzu ari iye afite impapuro hasigaye kuza gusinyaho gusa nshuti niza amatwi reka tugaruke twihuta ku ruhande rw'umurisa hamwe na Sam
bari basesekaye mu mujyi wa Kigali ndetse bahita bashaka indi modoka nk'uko muza Aphrodis yabigenje, bashaka hoteli bagiye kujyamo ndetse bari bishimye cyane banezerewe. Ubona ari nka couple nyine ikundanye cyane, wabona kuri internet ukavuga uti couple ni iyi ngiyi. Yari hoteli y'inyenyeri 5, bakatisha icyumba, binjira mu cyumba ndetse batangira ibya romance. Muri sinjya nkurambirwa sha wamunjohera kabisa, urarenze wari bwabone se tutarabana noneho kiriya gisaza cyavuye kuri nosi reka kigire kiveho. Gusa njye nanze kukibyara kuko iyo nkibyarira nari kukigirira impuhwe cyangwa nkatangira kugira impuhwe nabyaye. Niyo mpamvu ibyo byose nabikoze. None se ubundi harabura iki? Ubundi waretse tugahita dushaka akana mukuru uyu munsi, hari icyo se? Batangira guterana amakaresi nyine ngo bagiye gushaka akana ngo kuko muzagiye gupfa, ngo kandi ku mitungo iri hanze rwose bagiye kubona imitungo, kuko Mulisa imwe mu mitungo yarazi ya muza Aphrodis yari imitungo iremereye cyane, yavugaga ko nta gihombero. Umusaza yari yararenze igihombero pe. Bite muko Mulisa yari hamagaje umukobwa wo kubaseriva babazana ibyo kurya n'ibyo kunywa, nyine batangira kwenjoyinga we na Sam muri icyo cyumba, ngo bagiye no gushaka uburyo ngo babona akana ngo bakava mu busiribateri. Ndetse bari muri class ya mbere nyine mu cyumba kirenze, ngo ariho bashaka gushakiramo akana muri hoteli ihenze cyane, ngo bifuzaga ko umwana wabo ngo yazaba umuntu nyine gurenze nawe ngo agomba guhera ahantu harenze cyane. Ubwo bageraga mu byumba rero Sam niwe wabaga ayoboye nyine, nubwo Mulisa ari wabaga wishyuye buri kimwe cyose. Umva mukunzi, uyu munsi nijoro nta kabuza nimwongere gutsindwa uriya musaza apfi, turangiza akazi dutangire tube mu buzima bwishimye nk'ubu ngubu. Njye ndumva nta kindi, dushatse twazajya twibera no muri hoteli buri gihe, amafaranga arahari ndabizi, nakayabo. Uyu munsi murangiza akazi, abasore bawe bahembwe bacike feri, batuvire mu buzima, twikomerezanyirize turyoherwe. Hari ikindi Sam? Nta kibazo pe, genda byishimiye. Nibyo Sam, ahubwo bategure babwire ko bari gukora akazi hakiri kare. Uriya musaza asinzira kare ndabizi, bagende batera baca hejuru y'ibati baca he, barangize gahunda nta n'ikindi bitayeho, babikore mu buryo bwabo. Nta kindi simba arusha gukora akazi Sam, nawe uramvuna mu mutwe. Gasheri twe ntitujya duhubuka kandi ntutangire no kumenyera, twe dukora akazi neza. Yego sheri ndakubahirega, ntubizi se ko nkubakuru utagira gisaza? Nase ubwo muri vugisha ibiki, we tuza akazi turagakora. Nanjye ndabizi kigiye gukurikira ahubwo tugomba kubaho fresh byahatari mu buzima bwo mu birahure gusa. Yego sheri ahubwo twenjoying. Sam yarababaye rero kuko Mulisa yaramubwiye ko ngo misiyo ya mbere ya ferinze asa nk'ubagaya nyine. Sam ahita mukaruma bataramukaruma ko yarasanzwe azi gukaruma umugore byahatari, nubwo umugore yagiraga kuri Aphrodis agakangata, ariko kuri Sam nta jambo yabaga afite ryo kurenzaho. Mukunzi buriya ntukeka ko twebwe tworoshye, bari abasore bakora misiyo zirenze n'izi ngizi. Iyi ni toto rero, ntugire wasiwasi, wowe wumve ko nta kongera gutsindwa guhari. Ubu ufate nk'akazi karangiye, ahubwo utangire utegura ubuzima tugiye kubamo. Uri kunyumva? Yego sheri, reka niyo mpamvu ngukunda. Bari bibabwiye akazi ni nk'imashini zihinga cyangwa imashini zimenagura, nta mikino. Kazi ni kazi, bahora na morale za hatari ahubwo. Sam yavuze ibyo muri rya jwi rye arimo akora mu musatsi wa Mulisa, amukabakaba ahantu hose, nyine yamufataga nk'igikoresho cye. Ariko Mulisa ikigutangaje ibyo yarabikundaga cyane, yarabyishimiraga. Yakundaga ngo umuntu umutwaza igitugu, nyine umushyira ku mbaraga za danje, umushyira ku gatuza 100%. Pana muza Aphrodis ngo amuteteshaga, minyari nacyo yaziraga. Ntari bisheri mu bikore vuba, gusa ngenda narambiwe. Nanjye nyine gutangira kwitwa mama, igihe na kwepera ndabirambiwe. Ntiwumva se ahubwo ahubwo ugiye gutangira muri uyu munsi tangira kwitwa mama munda. Sam agaseka nyine abemeze nka blague, ariko nta mikino bafite. Oya Sam, igihe nategereje n'ikinini ndi mu ibi pe, ngomba kukubyarira Sam, ngomba kukubyarira. Ntiwumva se muri, ngomba kukubyarira umwana w'igisore nkawe. Muri ntuzabyara igikara nkanjye, azaba inzobe. Ese azaba inzobe gute twese twirabura? We si nkubeshya ngo bakubyarira, kuko ikintu gisaza nakibeshye ko nabyara nyine, kandi nacyo cyari cyatangiye kubyemera. Nubwo muri iyi minsi nabonaga gitangira kwigira nk'ikintu ngo kiri gukontorora ibikisi umunsi ko tukirangiza. Nakoze neza kudakora n'ikosa ryo kumubyarira, wenda ni kujya mbitekerezaho. Sam ugira vuba mbyaze. Ubwo niko tumeze, iyo mubyarira nko nabikubwiye, ni gutangira kugira impuhwe kuri uwo mwana, gatangira kwita kuri se. Reka wapi, wenda ni no kumutwarira nkajya mutekereza. Ibaze ibyo kosa narikoze Mulisa. Mulisa ntabwo ariyo nsonzemo pe. Shuti neza amatwi, icyakubwira ko Mulisa ari n'inda yakuyemo, ariko ukoresha uko ashoboye kose kugira ngo atabyarira muze Aphrodis. Rero ngibyo cyose yarabirambiwe nyine, ashaka ko muze Aphrodis apfa agatangira ubuzima we na Sam. Oya wivunika sheri, ibyo byose ndabizi, ahubwo uyu munsi
ngiye kukuzirika ku gitanda, tugomba gushaka umwana kuko abi nta keza, nta mikino, ikindi akazi kararangira, amezi 9 ari imbere, ibintu byose bizaba byamaze kuba clean, nta mbogamizi zaba igihari. Ubwo sibayeho, ariko ibyo niba icyo uvuga mu Karitasi we nayo izabaho, ahubwo agera hino Samu nyine agahita habura Umulisa gutyo akamukaruma. Ibiganiro birangira, batangira bwombo nyine, bamera nk'abasazi, bamera nk'abameze nk'abatangiye guhangana. Umulisa atangira kuvuga igishinwa nyine ngo niha n'ibindi. Tutuniza amatwi, reka tugaruke kwa Aphrodite na Rafiki. Barangije gahunda zose z'umuzenguruko w'umunsi, ndetse bari bageze mu rugo, ndetse bwari bwatangiye kwira, ijoro ryije. Muze Aphrodite atarwiyambitse, ndetse Umulisa n'umugabo we niwo munsi bari bapanze kuzana ya timu bakica Muze Aphrodite, ndetse Umulisa yari yigumiye aho kuri hoteli. Ese harakurikiraho iki? Ese Muze Aphrodite arapfa? Ese Rafiki imitungo azayitwaramo gute? Ese Bella azajya kuri ruhande? Ese bazamushuka? Ese umukozi waryamanye na Rafiki byifashe bite? Ibyo byose rero ni mu bice bigiye kuza, ndetse ashobora kuzamo n'abandi bantu. Inkuru iraryoshye. Niba utari subscribe, ukora kuri subscribe. We love more, share, comment, like, byose urabyemerewe. Share, like, peace and love. See you soon. Ugira ibihe byiza. Gahunda zawe zose tukwifurije ko zizaba iziterambere, zigacamo kandi zikaba nziza cyane. Inkuru z'urukundo Mix YouTube channel ndetse n'izindi platforms zigiye kuza, turagukunda cyane. Ukomeze utubere inshuti yakadasohoka. See you.